Uyu munsi tugiye kubagezaho urwenya na byenda gusetsa igice cya 5. Ubufasha bwawe burakenewe, kora subscribe, like, share na comment. Ubundi dukomeze kutubane no mu bindi bigiye bitandukanye. Umwami yatanze ikizamini ngo uwambuka uruzi rurimo ingona aramuhemba icyo ashaka. Bategereza ko muri abo bari aho hari uwajya mu mazi baraheba. Hashize akanya bumva ngo dumburi, umuntu aguye mu mazi. Aroga, ingona arazicika, arongera aragaruka. Umwami amuha amashyi menshi. Arangije ati, nguhe iki? Uwo mugabo ati, nyagasani, mbabarira unyereke inyana y'imbwa insunikiye muri aya mazi. Unyereke. Uwa kabiri, umugabo yakundaga gukubita umugore we kandi amurusha ingufu. Umugore akamwihorera. Umunsi umwe umugabo ataha yirakaje ashaka kongera kumukubita. Undi aramufata aramuzinga amurenza urugo. Abaturanyi bumva ikintu ngo pi, baza biruka batabaye. Bageze mu rugo babona nyir'urugo inyuma yihungura akavumbi ku bitugu. Bamubajije ibibaye ati, ntacyo, ni ikibazo cyo kutumvikana n'umugore katumye anjugunyira ikoti munsi y'urugo. Abaturanyi bati, ikintu twumvise kidunda kuriya ni umuhungu. Umugabo yahise amubaza mu kajwi koroheje ati, hani, uravugisha ukuri? Wariye inyama y'inkoko cyangwa ibiryo by'inkoko? Uwa gatatu, umushoferi bamufatanye kanyanga mu bicuba by'amata. Aravuga ati, irongeye kandi? Bati, indese? Ati, Yesu ubushize ikana yahinduye amazi divayi, none amata yanjye yahinduye kanyanga. Uwa kane, padiri yabajije umusaza ati, uzi nyina wa Yezu? Undi ati, mbaye ntazi nyoko ari umunyarwanda, ndamenya nyina wa Yezu ari umuzungu? Murakoze, ndagusaba gukora subscribe niba urugwenya na byenda gusetsa bigushimishije. Kora subscribe uyisangiza abandi, ume na comment uko uyumvishe. Hanyuma tuzakomeza no mu biganiro bigiye bitandukanye birimo ubwenge, ndetse unagerageza kumwenyura muri izi byenda na rwenya na byenda gusetsa. Murakoze. Mwari kumwe na Dusengumuremyi Emmanuel.